Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza. Ngendi Emmanuel 250. Ukihagera ngira ngo wahise ubyibwira. Niba warakoze subscribe turagushimiye. Nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye ubonera mbere documentaire zigezweho kandi z'ubwenge. Waba wibaza byinshi kuri iyi si dutuyemo ndetse n'amabanga ayihishe. Ibi ni ibintu ushobora kubona ukibaza niba ari ukuri. Reka ngutembereze ibintu 10 bitangaje kuri iyi si ya rurema. Ibintu byakuzanira ubwoba, gutangara ndetse no gushaka kumenya byinshi byihishe. Ku mwanya wa 10 turasanga umujyi witwa Derinkuyu. Aha ni mu gihugu cya Turikiya. Munsi y'ubutaka hari umujyi wihishe cyangwa se uhishe abantu barenga 20,000. Aba kandi bawubatsemo insengero zitandukanye, ubwiherero ndetse n'inzira zibanga. Derinkuyu ni umujyi wo hasi utangaje cyane. Aha ku mwanya wa 9 turahasanga amafi aguruka. Aha kandi hari amafi abasha gusimbuka hejuru y'amazi nk'inkende cyangwa se nk'indege. Aya ni amafi yo mu nyanja ya Pasifika. Iyo hari uyakomye cyangwa se uyabangamiye abasha gusimbuka, agasimbuka amasantimetero menshi mu kirere. Ku mwanya wa 8 turahasanga ibyitwa Aurora Borealis. Ahangaha ni mu bice bikonje cyane nka Canada ndetse no muri Norvège. Ahangaha hiyerekana amatara yaka mu bice bitandukanye, amabara ashashagirana yitwa Aurora Borealis cyangwa se Borealis. Bamwe bakayita amatara y'Imana. Ku mwanya wa 7 turahasanga ubutayu buririmba. Aha ni mu butayu bwa Maroc ndetse no mu Bushinwa. Hari imisozi y'umusenyi iririmba. Iyo uyigendeyeho wumva iririmba ndetse ukumva imiriri nk'iy'umuziki. Ibyo ni ibintu bidakorwa n'abantu. Ku mwanya wa 6 turahasanga inkuru y'amazi itangaje. Irashobora kwihinduranya ikagira isura nk'iy'inzoka cyangwa se stingray cyangwa crab. Irigana izindi nyamaswa ngo yirinde amazi. Ku mwanya wa 5 turahasanga umugezi ushyushye. Mu ishyamba rya Amazone hari umugezi utangaje, amazi yawo ashyushye cyane ku buryo ashobora guteka ibikoresho bitandukanye cyangwa se gutwika umuntu. Ku mwanya wa 4 turahasanga ihene zizamuka ibiti. Mu gihugu cya Maroc ihene zizamuka ibiti nk'inkoko. Izi zisimbuka zikagendera hejuru y'amashami y'ibiti zishaka imbuto zitwa salgan. Ku mwanya wa 3 turahasanga impeta z'urubura. Mu mazi ya Canada habonekamo impeta nini cyane z'ubukonje. Izi kandi zizenguruka mu mazi nk'icyuma kizenguruka. Ibi bigaragara nk'amayobera y'ikirere. Ku mwanya wa 2 turahasanga Antikythera mechanism. Mu nyanja y'Ubugiriki haboneka igikoresho cya kera gisa na computer. Iki cyabashaga kubara ibihe bitandukanye ndetse kikabara n'inyenyeri ndetse no kumenya igihe cy'izuba n'ukwezi. Ubu bwenge bw'igihe cya kera buratangaje. Ku mwanya wa 1 turahasanga igiti cy'ubuzima. Hagati y'ubutayu bwa Bahrain hari igiti kimwe cyonyine kimaze imyaka igera muri 400. Gusa ntacyo bazi ku mazi yacyo ndetse ntibazi amazi yacyo aturuka agitunga kugira ngo gikomeze gishashagirane. Bacyita igiti cy'ubuzima. None se niki cyagutangaje kurusha ibindi muri ibi ngibi byose nakubwiye? Isi yacu yuzuyemo amayobera menshi, ibanga ndetse n'ibitangaza. Ntiwibagirwe gukora like, igitekerezo cyawe muri comment. Kora subscribe niba byagushimishije kugira ngo tuzabonere hamwe n'ibindi by'amabanga.